Hari abantu benshi babyuka kare buri gitondo bakajya ku kazi bagataha bananiwe, ubwo buzima bukisubiramo iminsi myinshi, amezi menshi ndetse imyaka igashira, ariko ugasanga nta terambere rifatika bagezeho. Abenshi nibwo buzima tubayemo. Naho ku rundi ruhande hari abandi bantu usanga amafaranga yabo agenda yiyongera buri uko imyaka ishira. Hari abahita batekereza ko ubwo ari ko Imana yabishatse, abandi bagatekereza ko abantu bamwe bavukanye amahirwe yo gukira, abandi bakavukana umwaka w'ubukene, ndetse bakumva ko ibyo ari byo geno ridashobora guhinduka. Abahanga mu by'imari n'iterambere rya muntu bavuga ko akenshi ikibazo kiba kiri mu mitekerereze, imikorere n'amahame umuntu yubakiraho ubuzima bwe, ndetse bigashimangira ko ari byo bitandukanye abagera kure n'abarinda basaza bakigowe n'imibereho. Twifashishije ibitabo byanditswe n'abahanga mu by'ubukungu ndetse byagize uruhare mu guhindura ubuzima bwa benshi mu babisomye cyangwa bakamenya amasomo abikubiyemo, tugiye kugaruka ku mabanga 8 byemezwa ko ahuriweho n'abakire bose, ndetse n'amabanga y'ubukire ugomba kumva kuva ku rya mbere kugeza ku rya 8 kugira ngo hataza kugira na rimwe rigucika. Abahanga mu by'ubukungu bagaragaza ko umuntu ashobora kuba afite amafaranga make cyangwa nta nayo afite, ariko akaba afite imitekerereze y'ubukire. Undi akaba afite amafaranga menshi ariko afite imitekerereze y'ubukene. Ibyo umuntu atekereza buri munsi, ibyo ahitamo gukora, uburyo afata amafaranga ndetse n'abantu yiyegereza bigira uruhare runini mu kugena ahazaza he. Abantu benshi bifuza kuba bakire, ariko bake nibo bamenya amabanga abakire bahera hasi bakoresha. Bake mu bayamenya bakaba ari bo babasha kuyakurikiza. Hari ibintu 8 abantu benshi bakize bahuriraho. Ntabwo bivuze ko ari amategeko adakuka, ariko ni amahame akomeye yafashije abantu benshi kuva hasi bakagera ku rwego rwo kwigenga mu bukungu, akaba amahame ashobora kugufasha nawe. Tudatinze, reka duhere ku kintu cya mbere abakire bose bahuriraho. Ikintu kimwe gusa ugomba kuzirikana mbere yuko dutangira, nuko nta muntu ushobora guhindura ubuzima bwawe hatari wowe ubwawe. Ushobora kumva izi nyigisho ugakunda amagambo arimo, ariko niba nta gikorwa ukoze, ubuzima bwawe buzaguma uko bumeze. Reka twinjire muri aya mabanga 8 ashobora guhindura uburyo ubona amafaranga n'uburyo ubona ubuzima bwawe muri rusange. Ibanga rya mbere ry'ubukire tugirwaho inama: irinde gusaba inguzanyo nta mushinga uyijyanyemo. Abantu benshi bajya mu bukene budaturutse ku zindi mpamvu nko kubura aho bakura amafaranga, ahubwo ubukene batewe no gukoresha nabi amafaranga batunze cyangwa ayo bagurizwa. Hari abantu bafata inguzanyo kugira ngo bagure ibintu bitazatanga inyungu. Ubu usanga ari wa muntu ushobora gufata inguzanyo kugira ngo agure telefone nshya, imodoka yo kwereka abagenzi be, cyangwa gukora ubukwe burenze ubushobozi bwe. Iyo ayo mafaranga arangiye, asigara afite umwenda ugomba kwishyurwa, ariko nta kintu kinjiza amafaranga uwo mwenda uba warakoreshejwe. Inguzanyo ntabwo ari mbi, ahubwo inguzanyo ishobora kuba umugisha igihe ikoreshejwe neza. Ikibazo kiba uburyo ikoreshwa. Umuntu ufata amafaranga akayashyira mu mishinga ishobora kumwinjiriza amafaranga aba ari gukoresha ideni nk'igishoro cyo gutera imbere, ariko umuntu ufata amafaranga ngo yerekane ko afite ubuzima bwiza aba ari kwicukurira imva y'ubukene. Abantu benshi baba bafite stress z'ubukungu kubera imyenda. Buri kwezi amafaranga yabo aba ategerejwe n'amabanki cyangwa abantu babagurije. Ibyo bigatuma aho gutekereza uburyo bateza imbere ubuzima bwabo, baba batekereza uburyo bazishyura imyenda y'abandi bariye. Iyo umuntu ageze aho amafaranga yose yinjiza ajya mu kwishyura amadeni, aba yatangiye kuba umucakara w'amafaranga. Tekereza ku muntu winjiza amafaranga make ariko agafata inguzanyo yo kugura ibintu bidakenewe. Mu mezi make aba yatangiye kubura amahoro, telefone imwishyuza ibisona ubutitsa, imodoka yaguze mu nguzanyo iba yatangiye gupfa igakenera igaraje, ariko umwenda wo uracyariho. Aha niho abantu benshi batangirira gusubira inyuma. Abakire benshi ntibihutira gufata inguzanyo idafite ikizabinjiriza. Iyo bafashe inguzanyo baba bafite gahunda ihamye y'aho amafaranga yo kwishyura azava, baba bazi neza ko amafaranga agomba kubyara andi mafaranga. Ntibafata inguzanyo ngo bashimishe abandi bantu. Umuntu ushaka gutera imbere aba agomba kumenya ko hari ibintu byinshi ashobora kuba hadafite. Ntabwo kuba abandi bafite ibintu runaka bivuze ko nawe ugomba guhita ubigira. Imibereho yo kwigereranya n'abandi ni imwe mu nzira zihuse zijyana abantu mu bukene. Iyo udafite imyenda myinshi uba ufite ubwisanzure. Iyo amafaranga yinjiye uba ushobora kuyakoresha mu kubaka ejo hazaza hawe, aho kuyamarira mu kwishyura ibyo wakoze mu gihe cyashize bitanagifite icyo bikumariye aka kanya. Ibanga rya kabiri ry'ubukire: zigama nibura 30 by'amafaranga winjiza. Ikintu kimwe gitandukanya abakire n'abakene ntabwo ari amafaranga binjiza gusa. Hari abakene binjiza amafaranga menshi, kandi hari abakire batigeze batangirana amafaranga menshi. Itandukaniro rikomeye
rima mu buryo bafata amafaranga yabo. Umukire areba amafaranga nk'imbuto, umukene akayareba nk'ikintu cyo gukoresha ako kanya. Muri make, umukene abona amafaranga nka avoka ihiye yo kurya, mu gihe umuntu w'umukire ayabona nk'urubuto rwa avoka ashobora gutera rukazaba igiti kirimo avoka nyinshi. Iyo umuntu adafite amafaranga yizigamiye, aba ameze nk'umuntu ugenda mu muhanda wijimye nta torosha afite. Kuzigama ntabwo bivuze kuba umunyabugugu cyangwa kubaho nabi, ahubwo kuzigama ni ukwiyubakira ejo hazaza. Ni ukwibwira uti ntabwo amafaranga yose yinjiye mu ntoki zanjye agomba guhita asohoka. Iyo witoje kuzigama, utangira kugira discipline ku mafaranga yawe, umenya gutandukanya ibyo ushaka n'ibyo ukeneye. Hari ibintu byinshi abantu benshi bagura kubera amarangamutima, pressure bashyirwaho n'abandi, cyangwa gushaka kwigaragaza neza, nyamara nyuma y'igihe gito bakabona ko bitari ngombwa. Abakire benshi batangiye bubaka umuco wo kuzigama mbere y'uko baba abakire. Ntabwo bategereje amafaranga menshi ngo batangire kwizigama. Iyo uzigama, uba uri kugura freedom yawe y'ejo hazaza, uba uri kwigurira amahirwe yo gutangiza umushinga mu gihe kiri imbere no gukora ishoramari. Niba ushaka gutera imbere, itoza ibintu bibiri: kwinjiza amafaranga no kuyagumana, kuko ikibazo si ukubona amafaranga gusa, ikibazo ni ukumenya kuyagumana igihe kinini. Ibanga rya gatatu ryo gukira: shora nibura 10% by'amafaranga winjiza mu yindi mishinga. Hari abantu bakorera amafaranga, hari n'abafite amafaranga bakorera. Iri ni rimwe mu mabanga akomeye cyane y'ubukire. Umuntu ushaka kuba umukire ntabwo anyurwa no kugira isoko imwe gusa y'amafaranga. Amenya ko isoko imwe y'amafaranga ishobora guhagarara igihe icyo ari cyo cyose. Iyo umuntu afite akazi kamwe gusa cyangwa ikintu kimwe akora kimuha amafaranga, aba ameze nk'umuntu uhagaze ku kuguru kumwe. Iyo icyo kintu kivuyeho, ubuzima bwe bwose burahungabana. Gushora amafaranga ni uburyo bwo gushyira amafaranga ahantu hashobora kubyara andi mafaranga. Bishobora kuba business cyangwa umutungo wongera agaciro nyuma y'igihe. Abantu benshi bakora imyaka myinshi, ariko amafaranga yabo yose akarangirira mu kuyarya no kwishyura fagitire zabo. Nta na rimwe amafaranga yabo aba yarigeze ashyirwa ahantu hatuma akorera andi mafaranga. Aha niyo umuntu agera mu zabukuru nta business imuha amafaranga afite, kandi imbaraga zo gukora zarashize, ugasanga amasaziro yabaye mabi. Hari abantu batinya gushora amafaranga yabo kubera gutinya guhomba, ariko ikibazo nuko no kudashora amafaranga ari igihombo ubwabyo. Amafaranga aryamye igihe kirekire nta kintu akora, agenda atakaza agaciro. Abahanga mu by'imari n'iterambere rya muntu batubwira ko iyo ufite amafaranga make, ishoramari ryiza ushobora gutangiriraho ukora ari ukwishoramo wowe ubwawe, kwiga ubumenyi runaka cyangwa kubaka umubiri muzima uzagufasha kugira imbaraga no gutekereza neza. Ibyo nabyo ni ishoramari, kuko bishobora kukwinjiriza amafaranga mu gihe kizaza. Niba ushaka kuba umukire, jya wibaza uti ese aya mafaranga ngiye gukoresha azagaruka? Niba igisubizo ari oya, tekereza kabiri mbere yo kuyarekura cyangwa gukanda akanyenyeri. Ibanga rya kane ryo gukira: shaka nibura ibintu bitatu bikwinjiriza amafaranga. Isi yarahindutse. Kera umuntu yashoboraga gukora akazi kamwe ubuzima bwe bwose. Uyu munsi ibyo bintu ntabwo bigitanga umutekano, kuko isaha n'isaha umuntu wese yakwirukanwa mu kazi cyangwa agasimbuzwa imashini igakora neza kumurusha itanahembwa. Abantu benshi bafite ikibazo cy'amafaranga kuko bishingikirije ku isoko imwe gusa y'amafaranga. Umuntu ushaka kuba umukire agomba gushaka uburyo bwinshi bwo kwinjiza amafaranga. Ntabwo bivuze gukora ibintu byinshi bidafite gahunda mu kajagari, bivuze kubaka streams z'amafaranga cyangwa amasoko y'amafaranga ashobora gukomeza gutanga amafaranga igihe imwe ihagaze. Niba ushaka kuba umukire, ntukishingikirize ku kintu kimwe gusa kikwinjiriza amafaranga. Shaka uburyo bwinshi bwo gukorera amafaranga, nubwo yaba make gute, ariko ubwo buryo ugomba kubushaka. Ibanga rya gatanu ryo kuba umukire: kubara amafaranga ukoresha. Abantu benshi bazi amafaranga binjiza, ariko ntibazi ayo bakoresha. Iyo utazi aho amafaranga yawe ajya, uba umeze nk'umuntu usuka amazi mu gatebo. Kubara amafaranga ntabwo ari ibintu by'abacuruzi gusa, ni umuco buri muntu ushaka gutera imbere agomba kugira. Iyo utangiye gukurikirana amafaranga yawe, utangira kubona ibintu byinshi utakagombye kuyakoresha. Abakire benshi baba bazi neza aho amafaranga yabo ava n'aho ajya. Ntabwo bakoresha amafaranga buhumyi, bafata amafaranga nk'igikoresho gifite icyerekezo. Iyo wanditse ibigutwara amafaranga, utangira kubona ingeso mbi zawe zigushora mu gusesagura, ndetse ushobora gusanga amafaranga menshi ukorera ajya mu bintu byinshi bidafite icyo bihindura ku buzima bwawe. Hari abantu bafite amafaranga menshi ariko bakabaho bafite stress nyinshi kubera amafaranga batakaza aruta ayo binjiza. Niyo mpamvu hari abakire ku mpapuro ariko bafite ibibazo byinshi bya mikoro. Iyo ugize discipline ku mafaranga,
utangira gukoresha amafaranga ku bintu bifite icyo byubaka aho kuyasesagura ku bintu bitanga ibyishimo by'igihe gito. Ibanga rya gatandatu ryo gukira: irinde gushaka kuba umukire vuba. Kimwe mu bintu bisenya abantu benshi by'umwihariko urubyiruko ni ukurambirwa vuba no kutagira ubushobozi bwo gutegereza. Abantu benshi bashaka amafaranga yihuse, bashaka gukira vuba, bashaka ubuzima bwiza ako kanya. Icyo birengagiza ni uko iyo umuntu ashaka ubukire bwihuse cyane, akenshi yinjira mu bintu by'uburiganya cyangwa agafata imyanzuro mibi ishobora kumushyira munsi y'aho yari ari. Ukuri ni uko ubukire bwubakwa mu gihe umuntu atabugeraho mu munsi umwe gusa. Abakire benshi tubona uyu munsi bamaze imyaka myinshi bubaka ibyo bafite, ariko abantu babona ibihari uyu munsi gusa, ntibabone imyaka y'imvune iri inyuma yabyo. Buri bumenyi uziga bizafata igihe ngo ubumenye, buri business uzatangira bizafata igihe ngo itangire kuguha inyungu, na buri shoramari uzakora nuko. Umuntu wihutira ibintu akenshi akarambirwa mbere y'uko ibisubizo biboneka. Iyo wemeye process ugira amahoro, ntutangira kugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi, wibanda ku rugendo rwawe. Abantu benshi batsindwa ntabwo ari uko badashoboye, ahubwo batsindwa kuko bahagarika kare. Ibanga rya karindwi ryo gukira: hora wiyungura ubumenyi. Amafaranga menshi akurikira ubumenyi bwinshi. Iyo ushobora gukemura ibibazo byinshi, ushobora kubona amafaranga menshi. Isi ihora ihinduka, ubumenyi bwari bukenewe mu myaka 10 ishize ntabwo bwose bugifite agaciro uyu munsi. Niyo mpamvu umuntu ushaka gutera imbere agomba gukomeza kwiga. Abantu benshi barangiza amashuri bagahagarika kwiga, nyamara uburezi nyabwo ku mafaranga butangira hanze y'ishuri. Iyo usoma ibitabo, ukareba video zirimo amasomo nk'iyi, cyangwa ukigira ku bantu bakomeye, ubwonko bwawe burahinduka, ugatangira kubona amahirwe abandi batabona. Ubumenyi ni umutungo ukomeye kandi nta muntu ushobora kubukwiba. Iyo ufite ubumenyi, ushobora kongera kubaka ubuzima bwawe niyo watakaza byose. Ibanga rya 8 ry'ubukire: witinya guhomba. Abantu benshi batinya gutangira kubera gutinya igihombo. Bashaka ko ibintu byose bijya mu buryo mbere yo gukora. Ariko ukuri ni uko nta muntu utsinda atarigeze ahura n'igihombo cyangwa ngo akore amakosa. Igihombo ni isomo. Hari ibintu utigira mu bitabo, ahubwo wigira mu kubishyira mu bikorwa. Abakire benshi bafite inkuru zo guhomba inshuro nyinshi mbere yo kugera ku bukire bwabo tubona, ariko itandukaniro ni uko batigeze bareka gukomeza kugerageza. Iyo utinya guhomba cyane, uhitamo kuguma muri zone itekanye, ariko zone itekanye cyangwa comfort zone ni ahantu inzozi zipfira. Ikibazo si uguhomba, ikibazo ni ukutagira icyo wigira mu gihombo. Abantu benshi bafite ibitekerezo byiza ariko ntibabishyira mu bikorwa kubera ubwoba bw'ibyo abandi bazabavugaho cyangwa ubwoba bwo guhomba. Niba ushaka gutera imbere, emera ko amakosa ari igice cy'urugendo, ndetse wemere ko utazigera uba perfect mbere yo gutangira. Tangira ukuri, wigire ku rugendo, wigire no ku makosa. Nshuti bakunzi mudasiba kudukurikira, aha niho dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Niba ukunda ibiganiro tubagezaho, ibyiza nuko wakora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa.